kuko numvaga n'ibintu bibaye mu minota ingahe barimo banogosha. Mu by'ukuri byari ibintu bitarengeje iminota 30 kubera ko bari bakimara kogosha gusa umusaya umwe w'ibumoso, ariko mbita numva ndwaye. Rero nahise nsezera umukecuru, ndamusezera n'uwanogoshaga ariko yabanje kumara kunogosha, narihanganye aramara yogosheshaga umukasi, kuko icyo gihe niko ni imikasi nyine batwogosheshaga kubera ko nta izi tondezi cyangwa se ibi byuma by'ikoranabuhanga byaje. tubahaye kaze abakunzi bacu mudahwema kudukurikirana uko bukeye, turabakunda cyane. Uyu munsi twazaniye umutumirwa wacu, muramubona kuri screen. Ni umurevera, ni umuyobozi, ni umushumba w'itorero, ni umunyamasengesho. Twifuje ko uyu munsi adusangiza ubuhamya bwiwe. Afite ubuhamya bukomeye cyane. Mushumba, uyu munsi twagutumiye kugira ngo ugezeho abantu ubuhamya bwawe. Wenda hari umuntu ushobora gufasha, hari umuntu wababaye, tunabwira umuntu ubabaye wihangane, bizashira. Wowe uri mu bihe bigoye wihangane, bizarangira. Mushumba, mwiriwe neza? Mwiriwe. Twifuje ko uyu munsi watuganiriza ku buhamya bwawe. Ariko Noel yagenze neza? Noel yagenze neza, ndabona ari amahoro kabisa. Yego. Ntabwo nkuvugaho byinshi, ndagira ngo wibwire, ariko mbere yuko wibwira abantu badukurikiye uratangira usenga kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Murakoze. Mana Data, byiringiro byacu gakiza gakomeye, twongeye gushima, twongeye kurata ko kuri Imana. Tugiye kuganira n'abagaragu bawe, komeza ubane natwe mu biganiro byose, mu byo tuvuga, mu byo dutekereza. Uri kumwe natwe ntitwikoreshe, ahubwo wakora imbaraga zawe. Urakoze Kristo kubadukurikiranye bose, ndetse n'abazabyumva bose, bizagira icyo bibamarira none n'ibihe byose tuzambashe. Amen. Urakoze cyane. Twifuje kuganira nawe kandi wagize neza kutwemerera, turagushimiye Mushumba. Murakoze cyane. Kuko twatangiye tubivuga, twari dukeneye ngo wibwire abantu badukurikiranye, ubibwire uwo uriwe. Nje nitwa Kinyamahoko Aimable. Uyu munsi ndi Nairobi, niho nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Ebenezer Evangelical Mission Ministries. Niho nkorera umurimo w'Imana, ariko gakondo cyangwa se ku isambu aho mvuka na ahantu mu Yogobogo kuri Nyagisozi, niho iwacu. Ku ivuko ababyeyi banje, data yarashaje yitwaga Manasi se muto, mama bamwita Dorikasi Nyantukurwa. Urakoze cyane. None watubwiye ko wavukiye muri Kongo, aho bita mu Bibogobogo. None aho uri ubu ngubu uri he, utuye he ubu ngubu? Ubu nyine ntuye Nairobi, aho bita Kasarani, aho niho ntuye. Niho ukorera umurimo w'Imana? Niho nkorera umurimo w'Imana. Umukutano wagenze gute wa Noel? Umukutano wa Noel wari mwiza, wari umeze neza. Mu by'ukuri twabashe kumva Imana n'amagambo menshi atwigiza mu buryo bwo gutekereza Imana yo mu ijuru. Urakoze. Imikutano yo muri Kongo n'imikutano ya hano muri Nairobi, aho muri impunzi, ubona bitandukanye gute? Biratandukanye, kubera ko imikutano yo yiriya muri gakondo hari uburyo abantu basengaga kandi butandukanye na hano. Hano kenshi na kenshi basengera ku masaha, basenga bavuga ko amasaha yagiye, ariko iriya bakoraga umukutano nyine bakabona umukutano ukarambuka ukaba muremure, bakumva Imana
hagacaho amagambo menshi yo kuvuga Imana no guhamya Imana mu buryo butandukanye no mu bantu batandukanye, ariko aha kenshi na kenshi bakunze kuyikora rimwe na rimwe, kaba mu mugoroba, ubundi bikaba rimwe, ariko abandi bakundaga gufata hafi iminsi 4 buri mukutano. Urakoze, watubwiye ko uri umuntu mu bibogobogo kandi abantu benshi bazi ko hari ari ahantu kwa Mariyamu, niko abantu bahita, cyangwa se ku murimo. Yego. Abantu bo ku murimo cyangwa se abantu bari kwa Mariyamu, mwaje kwisanga gute mu yandi matorero ya hano Nairobi? Mubona bimeze bite, cyangwa se mubona byose ari kimwe? Oya, si kimwe, ntabwo ari kimwe. Niko natangiye mbivuga, ukuri ya mikutano itandukanye niko n'aya makanisa atandukanye. Buriya ibyo umuntu yabanje abona ari byo byiza kuruta ibindi, nubwo n'ibindi aba ari byiza bitewe n'igihe mugezemo, ariko kandi ku ivuko ndahasa naho ni heza cyane. None mushumba, dukeneye kumenya umuhamagaro watangiye gute? Ko tubona uri umushumba, uri umurevera, ariko tukabona uracyari mutoya. Umuhamagaro wawe waratangiye gute? Umuhamagaro mu by'ukuri watangiye kera, watangiye hariya twavuze twakomotse kuri Nyagisozi. Twatangiye turi abaririmbyi, turirimba mu makorari, matsinda atandukanye, naho twagiye tuba abayobozi muri ayo matsinda y'abaririmbyi. Imana igenda idufasha buri uko habayeho gutora, tugasanga turatambutse tukayobora. Muri icyo gihe twisanga muri izo gahunda zo kuyobora, dutangira kumva ko ahari Imana idushaka. Muri icyo gihe dutangira kuyobora kugeza ubwo byakomeje gukura, biva ku mwanya wenda wo kuyobora abaririmbyi ubwo tumaze kuva muri biriya bihugu nyine aho twavuze twavukiye, cyangwa se muri gakondo. Tumaze kuza muri iki gihugu, niho twaherewe inshingano zo kuyobora itorero, cyangwa se na mbere yaho twabaye n'abasekreteri b'itorero, ariko kandi nyuma biza kuba ngombwa ko tuba abashumba mu itorero. Urakoze. Uko tukuzi tuzi ko uri umunyamasengesho kandi ukaba uri umushumba. Ese twari dukeneye tukubaze, ese byashoboka ko umuntu ashobora gukora ibyo zombi, akaba umuyumbe, abo bita abayumbe, akaba n'umushumba? Ese ubikoze byakorohera kugira ngo byose iyo mirimo uyifatikanye? Ndatekereza ko wenda nta n'umushumba utari umuyumbe, bose ni abayumbe, kubera ko ni umurimo w'Imana. Ndagira ngo umuyumbe ni umuntu wese ujana ubutumwa, cyangwa se uwo ushobora kugezaho abandi ubutumwa bw'Imana, wese ni umuyumbe, niko mbitekereza. Urakoze cyane. Muri no minsi abantu bari mu gushidikanya, bavuga ngo Imana yavuze, abantu bagashidikanya, ariko wowe uzumva gute? Kandi hari ubuhamya bwawe twumvishije ngo Imana ngo yaba yaragukijije ijisho. Yego. None Imana ishobora kubwira abantu, cyangwa Imana ishobora gukiza umuntu ijisho kweli, ijisho ryabose? Ndabyizera 100% ko Imana ivuga, nubwo uvuze ko hariho abahanuzi benshi kandi beza, hariho n'abandi nabo bakora mu myanya itari yabo, mbese badatumwe n'Imana. Abo nibo batuma kenshi na kenshi abantu benshi bagira confusion, bagatekereza ko wenda n'Imana idahaba, ariko Imana irahaba, kuko nje narayiboneye n'amaso, nabonye aho inkorera ibitangaza. None mushumba, muri make byaba byaragenze gute? Ijisho waba wari usanzwe urirwaye rikagera igihe rikaza kubora, cyangwa se byaba byaraje umunsi umwe? Byaba byaragenze gute? Oya, ntabwo nigeze ndwara ijisho, ahubwo ryaraboze gusa, ariko ntiryigeze rigwara n'undi munsi. Ni ibintu byabaye mu gihe mu mwanya mutoya w'iminota 30, ariko Imana iza kubikora irarikiza, ariko sinigeze ndirwara ukundi.
none byagenze gute warabanje uja mu bitaro urivuza birananirana bigenda gute? Sinigeze nje mu bitaro kugeza n'uyu munota, amaso yanje arabona neza, ariko nta bitaro nigeze njemo, sinigeze mvurwa, ariko hari uko Imana yabigenje nyine mbasha kuba muzima. None byatangiye gute? Ngatubwire muri make uko byatangiye. Uko byatangiye, narabyutse mu gitondo, nabyutse mu gitondo, nari nkeneye kwiyogoshesha, noneho haza umusore bitaga Cugi, yari akiri umusore nyine, yari atarashaka, bamwita Janvier Biseko. Araza aranogosha, arimo yogosha, arangije umusaya umwe w'ibumoso, numva nsa n'umuntu utokoye. Ndamubwira ati banza ntokore ko numva ko bitameze neza. Arebye mu jisho, ntiyabona umusatsi, tireba ko numva ndi kubabara, ndi kumva bitameze neza, ariko makomeza kwitegereza abonamo arimo akantu karimo kwiruka, ariko ako kantu kagasa n'akariyambale, cyangwa se gafunitse, kagasa n'akantu kagaragarira nko mu kantu kameze nk'agasashe. Ndamubwira ati bankuka shaka akantu nk'akatsi cyangwa se akantu urebe ukuntu wakazibura byibura ukagakuramo. Afata icyo bita mbarindagarago, ukuntu bayigiraga bakayikanja ku mutwe kugira ngo idakomeretsa mu jisho neza, arayifata arahagira, basha kuntokora, ariko dusanga ni agasimba cyangwa se icyo bita inyo irimo kuzerera nyine mu jisho. Wayikuremo, haza izindi zitari imwe, haza nyinshi, ziba nyinshi. Ariko mbere yaho tutaramenya icyo ari cyo, haje mukecuru mubwira ati ndatoko, iwe yibwira ko ari umusatsi, tangira kubayura, ashiramo ururimi nyine abayura, ndetse ntivyagira icyo bitanga, ahubwo nkomeza kubabara cyane. Ubwo nahise ndemba, ndarwara bikomeye. Noneho akuyegamo ako gasimba, haza nyinshi, ntizaba zikibaye imwe, biba ngombwa ko mpita ntekereza byihuse, kuko narimo ndibwa, ntekereza kuvaho kugira ngo ndebe aho nakirira, kuko naza mbona n'ubundi aho nta bitaro bikomakomeye n'ubundi byafasha, kuko numvaga n'ibintu bibaye mu minota ingahe barimo banogosha. Mu by'ukuri byari ibintu bitarengeje iminota 30, kubera ko bari bakimara kogosha gusa umusaya umwe w'ibumoso, ariko mbita numva ndwaye. Rero nahise nsezera umukecuru, ndamusezera n'uwanogoshaga, ariko yabanje kumara kunogosha, narihanganye aramara, yogosheshaga umukasi, kuko icyo gihe niko ni imikasi nyine batwogosheshaga, kubera ko nta izi tondezi cyangwa se ibi byuma by'ikoranabuhanga byaje nta bibayo, byari bitaraza. Rero biba ngombwa ko arangiza kunogosha, ndagenda nika munsi y'umuhana, munsi y'iwacu, twe twarabaga munsi y'umuhana cyangwa se epfo y'abandi, nikonera mu ruzi, nanga gushinga umuhana wose, nikonera mu ruzi ruhari, nshaka kuja mu bibogobogo, kugira ngo ndebe ko ariyo naba ngiye bukeya kuba nicaye, kubera ko naza numva ntameze neza. Ndagenda nca munsi y'amazu y'umugabo umwe bita Kabatiza w'Abanyabyinshi, ndagenda ngera aho bita muri Gakomero. Nshitse muri Gakomero mpahurira n'umugabo umwe mwene wacu, kandi akaba mukuru wacu, bamwita Sebagabo, ari muri Amerika nawe. Nanone duhuye, iwe yakoragwa umurimo mu Gafurwe, ndatekereza ko yari directeur wa Compassion mu Gafurwe. Muri ico gihe turahura, turashorerana, nawe yaragiye mu Gafurwe, ariko sinibaza ko ico ntibuka neza nuko nigeze noba naranamubwiye ko ikingenza ni namubwiye we ndiyo mpayanje, ariko nzi ko shobora kuba ntaramusobanuye byinshi bijanye n'ikibazo wenda nagize.
mpita ngenda turajana dushitse aho twakagombye gutandukanira nje ndamanuka mu bibogobogo mu bikirikiri ahantu ku ikanisa rya Kadeza niho mama wacu yaratuye. Nari ngiye ku mugabo bita Zaburoni Sebahizi ni umwega niho nari ngiye yaragira mama wacu kandi nari mpagiye bitewe nuko numva ko azasenga numvaga amakuru ko azasenga. Byari ngombwa rero ko nza kugira ngo ansengere kubera impamvu zimwe na zimwe nari mbonye ibintu bimbayeho bitunguranye ntigeze mbona ntigeze numva ntigeze natekereza ko byobaho nta n'ahandi nigeze kubyumva. Mu by'ukuri ndagenda nabo mshitse bumva ko bigoye mbibabwiye baravuga ati ibyo ntibyashoboka. Biba ngombwa ko mbereka barabyibonera babona nyine ko ari byo. Aho niho rero nagiye kugira ngo babashe kunsengera. Urakoze mushumba. None turibaza niki cyaguteye gutekereza kuja mu basenga mbere yo kuja mu bitaro? Icyanteye kuja mu basenga mu by'ukuri nubwo nari ntekereje gutyo natwe twakuriye mu rusengero kandi twumvaga ko hariho abakristo n'ababyeyi benshi kandi bakagombye no kudusengera. Ariko kandi impamvu nyamukuru yatumye dutekereza gusengerwa nuko abari batuye muri uwo muhanda wose bemeraga Imana kandi numva ko naje ngomba gushaka bansengera mbere yuko nja mu bitaro. Murakoze abadukurikiranye, nakomeza kubasaba gukora subscribe kuri no channel yacu ya Kinyamahoko TV kandi mugakora share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizakomeza bibagereho. Ndiyegereza mugenzi wanje turi kumwe kugira ngo nawe agire icyo abaza umushumba. Sawa murakoze. Reka nanje nkomerezeho aho mugenzi wanje yarari, ariko hagataho ndasa nusubira nk'inyuma aho bukeya. Wavuze umubyeyi wawe uvuga ko ari Manase. Se mwanyu mwavukaga muri bangahe? Abana abana twavukaga turi batanu. Nako ni batandatu, umwe yarapfuye ariko abahari ni batanu. Abahari ni batanu. Sawa urakoze. Nako niko nashakaga kugira ngo abadukurikirana nanone nabyo babyumve. Ubuhamya uvuze buteye ubwoba kandi buratangaje. Jewe uri kukureba nkabona amaso yawe kandi ukavuga ko wabuze ijisho mu munota umwe. Se nirihe jisho wabuze? Nabuze ijisho ry'ibumoso aryo niryo ryari ryabuze. Ariko ubu nyine rirabona ni rizima. Ese ribora abakurebaga ryari rikomeje kuba mwumweru, ryari ritukura, ryari rimeze gute? We numva ko nta kubera bitewe n'uburibwe byari bigoye kuvuga ngo wari kumva bimeze gute? Hari harimo uburibwe buteye ubwoba, numvaga ari nk'ibintu by'amacumu cyangwa se ari nk'abantu barimo bakorogoshoramo nk'ushiramo igiteka akomeza kuzengurutsamo, kubera ko hari harimo ryari ryaboze hafi ya ryose. Byatangiye ari akantu gato ariko biza kugaragara ko riboze ryose. Abantu uwarirebaga ntiyarirebaga kabiri kubera ko byari ibintu bihari utobwira undi muntu ngo wenda umuntu utarigeze kubyumva cyangwa se utarigeze no kubibona ngeretse umuntu wabyiboneye. Urakoze. Hari akantu wari uvuze ngo katangiye ari nk'agashashe gapfundikiye ukuntu, ariko bagakuyeho abari bwaza kuzamo iyo nyo imwe, bayikuyemo hazamo iyindi. Ese utekereza gute n'ukuntu tubona ijisho ringana? Utekereza gute uburyo zakomezaga kwiyongera? Ese uko ziyongeraga wumvaga uburibwe nabwo bwiyongera? Bango tubwire. Yego, uko ziyongeragamo uburibwe bwariyongeraga cyane
kandi ngakomeza kuribwa cyane nkumva ari nk'amacumu arimo atera mu jisho. Mu by'ukuri wakuragamo imwe zahitaga zimultiples zikaba nyinshi, nta wamenya impamvu, gusa ntekereza ko ari ibigeragezo, ariko Imana yakomeje kutugirira neza. Uvuze neza ngo byari ibigeragezo, ese kandi nyine birumvikana ko byari ibigeragezo, utekereza ko byaterwa n'iki kuvuga ngo ugeragezwe kuri ico gihe, kandi wari ukiri umwana mutoya ntacu wari ufite, ico kigeragezo wabonaga ahari biterwa n'iki? Rimwe na rimwe hari igihe ugeragezwa atamenya impamvu ageragezwa, ariko wenda nshobora gutekereza ko wenda hari impamvu nyinshi wenda Imana ibishaka kwigisha nk'umuntu, kugira ngo uzageraho uyikorera ufite ibyo uhamya imbere y'abantu, cyangwa se ufite ibyo uhamya imbere y'ubwoko bwayo. Uti hari impamvu z'Imana ziba zituma ishaka kwigisha nk'umuntu kugira ngo azagire icyo azavuga. Ese hari aho bihuriza n'umuhamagaro urimo bunyine? Sinumvise neza waravuze ngo hari icyo Imana yigishirizamo umuntu kugira ngo azabone icyo avuga, kandi mbere ho tusubiye nk'inyuma ahantu twari tuvuze ngo ni ibigeragezo. Si ubitekereza kuri none turi uko tubivuga, zaba se zari nk'inzitizi zo kugira ngo utazaba umushumba kuri none? Oya, ntabwo ari inzitizi, ahubwo hari icyo bimfasha kuri none, uretse kuba umushumba, ahubwo hari icyo bimfasha kuri none, bimfasha mu buryo bwo gukangurira abandi, mu buryo bwo kwihangana no kubumvisa ko Imana ishoboye byose. Reka twibutse abadukurikirana yuko Imana ishobora byose, yuko Imana izikiza ibidashoboka imbere y'amaso y'abantu, Imana izibishobora. Iyo niyo mpamvu yari yatumye uhura n'ico kibazo, kuri none ukaba uri kubihamiriza abantu. Nawe urizera neza ko Imana izikora ibikomeye? Ndabyizera, byanambayeho, niyo mpamvu ndi kubivuga. Urakoze. None kubera iki ukimara gufatwa wagiye mu bibogobogo kandi mwari ku ikanisa aho ngaho, utahise winjira mu ikanisa aho ngaho ngo bagusengere? Ubusanzwe mu by'ukuri nk'uko twabivuze, ntabwo twari bakuru cyane, ariko kandi twari tuzi ko hariho abantu basenga. Ntekereza wenda kuko uwo nari nzi wenda mubyeyi wasengaga, cyangwa se twari tuzi twese n'abandi baramuzi, ni Mariyamu, ariko yari kure, jewe ntabwo nari nakamumenya, cyangwa se ntabwo nigeze mubona. Ntekereza abandi bahanuzi cyangwa se abantu bakoreshwaga n'Imana bari mu bibogobogo. Niyo bari? Yego. Uje kugenda wagiye wenyine se, cyangwa na wa musore mwari muri kumwe wakogoshaga mwarajanye na mama cyangwa se papa? Okay. Uwo wanogoshaga naramusize, ndetse na mama naramusize. Ndagenda, navuze ko nshitse mu gakomero nahuriranye n'umusaza cyangwa se mukuru wacu uri muri Amerika bita Sebagabo. Turajana tugerana mu bibogobogo. Iwe yaragiye mu mirimo yiwe ya buri munsi, yakoraga mu buryo bwa compassion mu Gafugwe mu Babembe, niho yakoraga, niho twashoreranye. Gusa icyo ndibuka, kubera ko ntarimo nitegura ko uyu munsi byazaba gutya cyangwa se nazabivuga, sinzi ko nabimuganirije, yego, cyangwa se sinzi ko ashobora kuba yaramenye kinjanye mu bibogobogo. Umaze gushika mu bibogobogo baragusengeye, byahise bikira ako kanya cyangwa se byagenze gute? Tubwira ayo makuru. Nshitse mu bibogobogo byabaye ngombwa ko mbibwira uwo musaza Zaburoni Sebahizi, ahamagara izindi nshuti ze bakoranaga umurimo w'abanyamasengesho, kandi abo bagabo barahari. Uwo musazi we maze kwitaba Imana muri myaka ishize, yari yitabye Imana mu gihugu cy'u Burundi.
ariko abandi bakoranye harimo umugabo bita Tito, ni umunyakarama. Hariho umugabo bita Revera Zikiel, nawe ni umunyakarama, iwe turanaturanye hano Nairobi, korera umurimo w'Imana mu itorero rya Harvest. Abo bari mu bantu bansengeye, kandi Imana ibakoresha ibikomeye, nayo mpamvu mbyirata kuko ndi muzima. buriya Revera Zikiel azayerekwa wenda umubajije wenda yakubwira, usibye ko nje wico mpamya nuko nakize bansengeye, ariko kuko iyo myaka sinarinzi kwerekwa n'imbariki, ariko ico mpamya nuko bansengeye. none se bamara kugusengera bakubwiye gute? hari ibintu se bo barakuye, hari ukuntu bo barakubwiye, nimba atari ibanga dusangize kayo makuru, nimba bari barashamburiye? Izo mvugo wenda umuntu azumvira ino, iyo materime yo gushamburiya n'iryo wari uvuze ngo gukura, iri iwacu ntabyo twari tuzi, ntabyo twari twumva. Gusa bansengera numvise bavuga ijambo ko Imana ibatumye mu rugo, kandi baragenda bagerayo. Mu gihe bagarutse nahise mba muzima, sinamenye ibyo bakoze ngeretse umuntu abibarije. waruvuze uti ntiwigeze ubabaza, wowe gusa icyari kikurajeje inshinga nuko wari ukize, nuko nari nkeneye gukira gusa. wari ukeneye gukira kandi ubona urakize, bitewe nuko Imana yavuze. Yego. none se nta kintu bigeze bakubwira bakozeyo? yego turumva ko bagiye, barakivuze, bavuze ko bagiye gusenga, kandi barashyize barasenga, kandi kubera ko bari bagiye mu nzu irimo ababyeyi, urumva barabaganirije bababwira cyari kigenderewe. Rero kubera ari impamvu z'abanyamasengesho, rimwe na rimwe n'ibanga ryabo, ariko icyo nzi kimwe gusa nuko basenze nkabasha gukira. subihe inyuma gatoya, ukiri mu muhana, ayo makuru yo kubora se mu muhana baba barayimenye? uzi uko ubwoko bwacu iyo habaye akantu kako ngako gatoya, kandi si na gatoya nyine, ni kinini, none iyo habaye akantu gatoya mu kintu kitajanye iminota 3 umuhana wose uba wabimenya. ariko icyo kintu cyari kingana gutyo, giteye ubwoba, gitangaje, umuhana se baba barigeze bakimenya? Mu by'ukuri mu muhana ntabwo wenda n'uwo bimenye n'uwo nabibwiye, ariko ndatekereza kuko mu muhana batigeze bamenya ayo makuru, hafi majorite y'abantu benshi, nkeretse wenda uwo nagiye nongorera ku ruhande bitewe nuko namuhaga ubuhamya, kandi kubera ko hariho n'abantu babibonye agashobora kubyemera. urakoze. none se baravuyeyo kugusengera no kuva imuhira gukora icyo Imana yari bategetse, tubwire, wahise usubirayo uwo munsi cyangwa arukundi byagenze? Oya, ntabwo nasubiyeyo uwo munsi, ahubwo byabaye ngombwa ko mpagira icyumweru. Nyuma y'icyumweru nibwo natashe, ariko nagize icyumweru ndi muzima, ariko naje gutaha nsubira mu rugo icyumweru gishize. urakoze. reka turamutse Revera Zikiel, ahari Umoja, turamuramukije cyane. Yego, muramutse rwose. uwundi mugabo Tito nawe turamuramukije cyane, ndizera ko byenda no makuru azamushikira. Sebagabo uri muri Amerika turamuramukije, Janvier nawe turamuramukije. none se Janvier hari bwabaheruka kukuvugisha kubaza nk'icyo kintu? Bushize twahuriye mu Rwanda ejo bundi mu kwa gatandatu, muri uyu mwaka wa 2023 twarahuye twongera kubiganiraho. Twari kumwe hariya Kicukiro, twabiganiriyeho, tubiziranyeho. ariko biratangaje, jewe uri kukwitegereza n'ibintu uri kuvuga biratangaje pe, biratangaje. natwe biradutangaza, uretse wewe gusa, nta udatangazwa n'icyo Imana yaba yakoze. none se
kubera ko wumvishije ko ari nk'umusatsi ugutokoje nuko bari kubakogosha. Kubera ko umusatsi rimwe na rimwe iyo bakogosha uratumuka, numvaga ko ari we wenda uhanukiye mu jisho, kandi nicyo gikorwa nyine twari tugezeho. Numvaga ko nta kindi kintu cari buje mu jisho, kuko nta gashururu kari kabaye wenda ngo mbe notokora, kubera ko ari umusatsi barimo bogosha umanuka. Numvaga ko ari wo ungezeho cyangwa se wikubise mu jisho. Murakoze. Haramutse hari ufite ikibazo cyangwa se icyifuzo twamubariza, mu by'ukuri yatwandikira ku nomero za WhatsApp zisanzwe ni 0745708866. noneho ikibazo afite akakitubaza, natwe tukagaruka tukakwibariza kandi tukakubaza nka nyiri bwite uhibereye. Ariko hagati aho dukomeze, wavuze ngo uri umushumba mu itorero rya Ebeneza. Yego. Ayo makuru abakristo baba bayazi? Abakristo b'itorero rya Ebeneza uyoboye? Hariho abayazi, hariho n'abatayazi. Reka nizere ko nabo bari buze kubibona kandi bagatangazwa n'ibitangaza Imana yakoze. Ikindi kibazo cy'amatsiko, utaha tiwari ufite ubwoba bwo kwinjira mu nzu byari biberemo, cyangwa se gusubira mu muhana ico gitangaza cyari kibereyemo? Kandi wumvaga nta bwoba, wumvaga umeze gute muri wowe? Mu busanzwe iki ni ikintu gisa n'ikitumvikana kubera impamvu zimwe na zimwe, kubera ko twese abantu baraziranye. Kubwira undi muntu ngo waboze ijisho ntabwo yabyumva nk'uko byakagombye kuba bimeze, kubera ko nta muntu wabwira ngo yaboze ijisho ryongere ribe rizima atageze ku bitaro, atageze gute ngo abyumve, keretse nyine umwuka w'Imana uzo umvikanisha ibintu. Ariko kandi nk'uko warubajije ubwoba bwo kwinjira mu rugo cyangwa se bwo kugaruka mu muhana, kuko ntaco narinzi, nta nico numvaga mfite fieri yuko gusa nakize. Ariko impamvu nyinshi zatumye ndwara njewe sinazitekerezagaho, wenda nimba zari zinahari, ariko numvaga mfite fieri yo kugaruka nakize, tarimo ndibwa, kandi numva nta kindi kibazo, kandi nta nubwo byari kuntera, kuko nta n'umuntu wari uzi iyo nagiye uretse ababyeyi. Kandi ababyeyi abo twafatikanyije mu gusenga, abo tuvuze ba Reverasikieri n'abari abandi twavuze, bari bageze mu rugo, bari bavuganye n'ababyeyi, bari bababonye. Ikanisa wabarizwagamo utashe nta byari byo byose, urumva kera byari bimaze kuba mu bintu by'abantu batanu, wowe n'uwakogoshe n'abo bagabo bagusengeye bakaza bakagera imuhira. Si mu ikanisa wabarizwagamo nubwo wari ukiri mutoya, ntibaje kubaza amakuru y'ibyabaye? Si nabo batanu gusa, wenda nk'uko bivuze hariho n'undi mukuru wacu nawe wanshiriye imyenda mu Biyogobogo. Yego. Witwa Mukiza Thierry, nawe yanshiriye imyenda mu Biyogobogo. No kuvuga ngo umubare wagiye wiyongera, n'ubundi hariho n'abandi bavandimwe bagiye bamenya amakuru mu buryo ariko nyuma yaho nta bandi bantu abanyatorero cyangwa se abantu twabanaga mu muhana, ngeretse kurya nabivuze ko abo nagiye mbwira, yego, nibo babimenye. Ariko nabo babimenye ikibazo cyararangiye bitari muri uko kwezi cyangwa se mu meza ngahakurikirana. Sawa, urakoze. Reka nsubize mikrofone uwacu, nimba nawe hari ikindi kibazo yabaza kugira ngo nawe bashe kumusubiza. Murakoze cyane. None mushumba naringize nanjye nkubaze. Yego. None muri iki gihe hari abantu bagenda bavuga ngo abanyamasengesho baba barahindutse, ngo babaka amafaranga. Nawe urumva ko hari ikintu bagukoreye gikomeye cyane. Twagira ngo tukubaze, abo bantu bagusengeye haba ari amafaranga bakwatse se kugira ngo bagusengere ukire? Bajije neza. Mu by'ukuri abanyamasengesho
barimo amoko menshi, harimo abakorera imana bavuga ubutumwa kandi bagakorera imana badasaba ibyo bihembo. Rero abo ngabo nibo bansengeye, nta bihembo bigeze basaba kuko n'icyo gihe nta nubwo bari no kubinsaba ngo mbibone, kubera ko nta n'akazi nari mfite, aho usibye kuba bakoreshwaga n'imana batigeze batekereza n'icyo kintu. Ntacyo nabarishe, nta n'isabune nigeze mba. Mushumba, twagira ngo tugusabe, none se niki wabwira abantu bihebye muri ino minsi, abantu barwaye, abantu bafite ikibazo nk'icyo wari ufite? Ni irihe jambo wababwira dusoza? Ijambo nabwira abantu bari muri iki gihugu turimo cya Kenya, bari ku migabane yose itandukanye kuri iyi si, nababwira ngo bihangane. Dufite imana ikiza, muririmbyi yarabivuze ngo niyitabara abayo, kandi iyo dusenze ngo izitwumva. Rero nababwira ngo bihangane kuko ntaho imana itagera. Isaha y'imana iyo igeze ikugeraho kandi ikagukemurira ibikenewe, ikagusubiza ukabasha kwishima. Nabwira abantu magambo make ko bagomba kwihangana, igihe cy'imana kirahari. Imana ni nziza, imana irakora, natwe turanezerewe kuba ijisho ryawe ari rizima kabisa. Ni rizima rwose. None twagira hari andi mateka yawe twigeze kumva y'uburyo nabwo bigeze kuguheza isumu kandi ugera kure cyane, ariko ayo mateka yo ntidushaka ko yavuga uyu munsi kubw'umwanya. Uratwemereye tuzogutumire uzatwitaba? Mu by'ukuri ugize neza, arahari ayo mateka, n'ayandi nayavuga, ndabemereye rwose. Abakunzi bacu rero, mwitegure part 2 y'iki kiganiro. Tuzabazana andi mateka yiwe, ukuntu yageze kure bamuhaye isumu agera kure cyane. None Mushumba, twagusabaga dusoza usengera n'abandi bantu bafite ibibazo, n'abandi bantu bihebye bumva ko imana idashobora kubakiza, ubashire mu maboko y'Imana. Mbere yuko dusenga, turabashimira abantu bose, turashimira abanyamakuru cyangwa se abantu badutumiye bakumva ko ari ngombwa kugira ngo tuganire aya makuru cyangwa se aya magambo. Namwe turabashimiye mu by'ukuri, imana yabashoboje kugira ngo mubashe kubaza ibi bintu, imana ibaho umugisha. Yego, ikindi kandi n'abantu bose ubutumwa buzageraho, reka tubabwire ko ibyo tuvuze ari ukuri kuzuye kutagabanije, kandi ari ukuri gufite ibihamya, gufite abakubonye, gufite aho byabereye. Mu by'ukuri nawe nimba ufite kwiheba mu bibazo ufite byose uko byaba bingana kose, turagusaba kwizera imana. Imana ni ishobora byose, ni ishobora kugukiza, ni ishobora kukugirira neza, ni ishobora kugufasha mu mibereho yawe yose. Gusa uyizere, amaso yawe ariyo uyahanga imana yonyine, kuko nishoboye byose. Asigaye ibi uzabisangize n'abandi kugira ngo bizabagereho. Ndatekereza kuko abantu benshi bizabafasha, kubera ko ari ubuhamya bw'ukuri bwabayeho, bitari impimbano, kuko byarabaye mu by'ukuri. Reka dusenge imana. Nawe ufite ikibazo ugifate, ugiterure, wizere imana, ahari imana yakugirira neza. Mana Data, byiringiro byacu, urahambaye, urakomeye, girira neza bose, abari kure, abari hafi, abafite ibibazo bitandukanye, abo bose bari ku migabane itandukanye. Ndagusabye kugira ngo ubagirire neza. Data, watugiriye neza, turakubona, tubona ukuboko kwawe, tubona ubushake bwawe kuri twe, uba hejuru yacu, turakubona mu gihe tudashoboye, mu gihe tutagiye mu bitaro, mu gihe mwami tutakagombye kugira abandi dutakira ngo batwumve, ahubwo Kristo ubasha gukora imirimo n'ibitangaza. Wewe watwemereye tukagera kuri iyo ntambwe yo kugira ngo tubashe kugushima no kubivuga kuri uyu munsi, kugira ngo tubisangize abandi bari kure, abafite kwiheba gutandukanye, kugira ngo basubizwemo imbaraga. Mana, bagirire neza, biyereke kugira ngo muri iki gihe bakomeze kubona ukuboko kwawe. Urakoze Kristo, kuko ukomeje kubyumva kandi ukomeje kubana natwe no kutugirira neza none n'iteka ryose. Amen.